Bite inshuti zanjye, nizere ko meze neza nk'uko mpora mbibifuriza. Nitwa Christine Nyirayimana. So uyu munsi tugiye gutekana cyangwa se tugiye gukaranga spinach cyangwa se epinari ziri konjere ufite imbisi nta kibazo, n'ibiharage cyangwa se ibishyimbo. Ndabiteka nkabishyira mu masashi gutya, nkabishyira muri frizeri. So nawe ngiye guteka biranyorohera. Noneho na karoti. Ibyo turi bukoreshe bindi ni seleri, poivro, n'ibitunguru, garlic, dash, garlic pepper herbs. Wayibona muri Walmart mu bantu bafite za Walmart. Noneho n'umunyu. Amavuta ni canola oil, ushobora gukoresha ayo ariyo yose. Impamvu ari muri iki kibido nuko naguze kimwe kinini cyane cy'amaritiro agera mu 8 hari ndibaza, kigira gishire, ubwo kiri kuri liste y'ibyo nzagura mu kwezi gutaha. So impamvu nyashyira hano nuko ntaterera icyo kibido nkizana muri cuisine. Turabanzamo karoti. Tuzishyiranemo na seleri kuko nazo ziratinda burya. Ubu niho tugiye gushyiramo za epinari. Aha niho tugiye gushyiramo poivro zacu. Tugiye gushyiramo ibitunguru. Umwanya tugikaranze ibitunguru turahita dushyiramo n'umunyu. Ikiyiko kimwe. Garlic pepper herbs ikiyiko kimwe. Then dash nayo ikiyiko kimwe. Garlic ibiyiko bibiri. Then curry powder ibiyiko bibiri nabyo. Yeah. Yadukuye ubukene bwaduhetamishaga, none tugenda twemye. Aha rero niho tugiye gushyiramo inyanya zacu zo mu bikopo, ariko ufite imbisi niho wahita uzishyiramo.
sauce tomate ibiyiko bibiri ko nashyizemo inyanya. Tugiye gukaranga sauce tomate nk'iminota 5 kugira ngo umuhumuro ushiremo. Niho tugiye gushyiramo ibiharage noneho finaroma. Okay, murabona rero ukuntu bisa neza, amakurere menshi, biri healthy, kandi merci beaucoup kabisa. Subscribe mu nkorera, message mu nyoherereza, merci. Ubwo ari Christine Nyahimana, bye guys.